murahaza aho mwirirwa mutanga amafaranga. nta bukene buzakuza. No poverty will come upon you. urimo urajugunya ubukene bwawe hano. You are throwing your poverty here. Muraho neza, nitwa Vincent. Perezida wacu w'igihugu ati ndabizi aho mwirwa mutakaza amafaranga. Abapasiteri bati muzana amaturo mutura Uwiteka. Perezida ati ndabona ubwo ari ubujura, insengero ngiye kuzifunga. Ati kuko ubujura ndabona bwaje mu kwifashisha Imana. Glory. Glory. Pasiteri ati zana ubukene bwawe butura Imana. Ubwo aravuga iki? Amafaranga. Ngo numara kubutura Imana ndagusengera ugira amafaranga uve mu bukene. Perezida wacu ati ibyo bintu byo kubeshya abantu ndabyanze. Ngo tanga amafaranga yose ufite nurangiza ndaguha umugisha asubiremo. First of all, aho kugira ngo nguha yanjye nurangiza unsengere asubire mu mufuka. Perezida ati aho kugira ngo uha yanjye nurangiza ngo unsengere ayo nguhaye ngasubire mu mufuka. Kuki utakisengera ayo mafaranga yararazi wanjye akazi wawe? Ni wowe udashaka ubukire nk'ubwo abandi. Umuntu aba yavunikiye utwe ukirirwa umubeshya akaguha utwe ngo azakira. Perezida ati abaturage banjye ntago nshaka ko bakomeza kuba injiji. Mwe mwabateka mutwe mwe, insengero zanyu ndazifunze kuko nubundi mwe nta jambo ry'Imana mwigisha, ahubwo muba muri mu bwesikoro gusa. Perezida ati iyo umuturage akenye nanjye mba ndi umukene, kandi sinshaka ko igihugu cyanjye kibi cy'abakene. Ndashaka ko kizamuka kikagera ku ruhando mpuzamahanga. This one has brought it to me. Harayo musabe. Have I asked him for it? Maze bahite dore na cameraman arambwira. Even the cameraman has given me. Use ko bari kuyama hariwo nyatsi. They are now giving me. Have I asked him for it? Ubabwire ngo agiye kuyaka noneho. Ngo mbabwire ngo agiye kuyabaka noneho. Ikibazo ndi kwibaza, ese murayamuha cyangwa koko mwarabimenyeje ko ari abateka mutwe? Ikindi kibazo ndi kwibaza, ayo mafaranga ugiye kubaka urayabakira muri iki gihugu cyangwa ugiye kwiyambukira muri Kongo? Yewe Bishop Rugaryi we, reka ngira icyo nkwisubiriza. Muri Matayo 22 ku murongo waho wa 20 haragira hati, arababaza ati iyi shusho n'iyi zina ni ibyande? Ku murongo wa 21 baramusubiza bati ni ibya Kayisari. Maze nuko Yesu arabasubiza ati nuko rero ibya Kayisari mu bihe Kayisari, iby'Imana kandi mu bihe Imana. Babyumvise barumirwa bamusigaho ngaho baragenda. None Bishop we, ni wowe Kayisari cyangwa ni wowe Mana? Ko tumaze kumva ibyo handitswe na Bibiliya bivuga ko ibya Kayisari tugomba kubiharira Kayisari, iby'Imana tukabiharira Imana. Muri ibyo byombi uri iki? Buri muntu wese yibaze mu mutima we. Wowe umaze kumva iyi video wanakanze kuri subscribe, ndagushimiye. Nawe utarayikanda dufashe ukande kuri buto ya subscribe. Mugire ibihe byiza. U Rwanda rwakataje mu iterambere. Mu gutera imbere hari ikibitera. Ubumenyi ufite ndetse n'ibyo ukora nibyo bizatuma igihugu cyacu gitera imbere.
igisubizo ni Double Nice Company. Muze tubigishe gukora amavuta y'igikotori, glycerine, irangi, umutobe, shampoo, imigina, isabune ikomeye ndetse n'iy'amazi. Ukeneye ibindi bisobanuro wadushakira kuri iyi nimero 079 31 23 071. Indi nimero wadushakiraho 072 67 49 61 9. Dukorera mu isantere ya Gitanga aho baparika moto. Urebye hepfo yaho uhabona icyapa kituranga. Murakaze neza muri Double Nice Company.